babandi twirirwa tubona ukajya kubona ukabona ngo umuntu yamupfiriyeho wamupfiriyeho cyangwa wenda umuntu yagiye ataka igifu we yagiye kumubaga ukuguru ubwo rero uri kumva yuko nugushakira ikibazo ahantu kitari tinyuka yijene ngo avuge ngo kano kazi ngo ni kabi ngo ni kabi ibintu nk'ibyo ntazahitemo harimo electronique harimo amashanyarazi harimo amazi ntaze ahitemo ibyo yumva yajya kubera ko ibyo byose twebwe umuntu ashobora kumbaza ngo iyo myaka ngo umaze aho hantu ubundi akazi kamazemo imyaka ingahe kamazemo imyaka irenga 15 rero muri iyo myaka 15 nkuko nababwiye ngo narashatse ndubaka kandi ariko kazi mbi wanjye sinkodesha ubu cyitwa ubukode sinzi cyane kandi ba muri Kigali kandi mba muri Kigali rwose kandi nako kazi wakoraga naka kazi na wundi muterankunga ngo mfite ngo wameneyemo amafaranga ahubwo mind zanjye nizo zanzamuwe muri rwa rwego kugira ngo ibintu byacu tubigire ibintu koko bifatika twagure n'isoko niyo mpamvu tuba twaragiye turemamo icyizere abantu dukora ibintu bisobanutse ku buryo twebwe na kwa kundiho ikintu cy'umuntu wenda kigisa naho kidupfiriyeho kumwe ukora ikintu kikagupfiraho hari igihe nawe murabizi ko umuntu ashobora kujya kwa muganga yigenza akagerayo akagaruka asanga mbese muri make agahita apfirayo natwe twebwe hano ikintu cy'umuntu kidupfiriyeho koko yakizanye ari kizima turamwishyura nta kibazo kugira ngo amahoro aboneke ukiri aho ngaho ndagira ngo utubwire wowe ubwawe ese ntabwo mujya mukora iriya sisiteme yo kugira ntabwo mujya mukora iriya sisiteme yo kuba wagira yo kuba mwajya kumanika iriya ntago mujya mukorera system kujya mwajya kumanika kwa mwamanika ra antenne yayo nta bura bintu ntago mujya Okay urakoze cyane ngo twatangiye tuvuga electronique ijambo electronique riragutse cyane kandi noneho electronics device ni nyinshi cyane n'ibikoresho cyangwa se ibintu bimwe na bimwe bigiye bibamo ni byinshi kandi twebwe yego twe dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'uko iryo jambo ryagutse natwe turagutse so ubwo rero ibyo bigendanye no kuvuga ngo umuntu aradukeneye mu rugo iwe akeneye ko tumumanikira izo za antene zose turagenda tukamanika televiziyo tukamanika so uretse n'ibindi bifitanye isano nk'ibyo ngibyo n'amakamerazi bintu nk'ibyo yo mu nzu makamera yo mu nzu y'umutekano n'ibiki byose so twebwe muri makeya uretse kuvuga ngo twe turabakeneye ngo mutugane kwa ko muzatugayire wenda serivisi mbi ariko mu by'ukuri nkeka yuko bitanakunda niyo serivisi kwizaba mbi ntago bizashoboka kubera yuko icyo cyatumye tujya mu ishuri tukiga mukanagira hose twari benshi batigeze banabyiga mu ubwo buryo bakabikora mu buryo bisanzwe bakabikora ngo nuko wenda babitoye ku mihanda ariko kuba warize secondaire ukajya urenga secondaire ukiga university ugahabwa ayo madigiri yose n'undi rwego ntago bivuze yuko bajya nabo ndumva ko batabatenguha Hasani turagira ngo utubwire muri Epesa utubwire nta kindi kintu mwamukora wenda kijyanye no kuba mwahugura abantu cyangwa se mwaba traininga mu buryo runaka murakoze cyane nkuko rira jambo Epesa Electrical Plumbing and Electronics Solution Association nkuko wumvishijemo ibyo bintu bitatu Electrical Plumbing and Electronics nk'ibyo bintu ko ari bitatu uwakenera mo short courses turazitanga kandi ku rwego mpuzamahanga dutanga ama certificate mu buryo wenda bugaragara ku buryo umwana wari wese twatoja kuvuga ngo avana itajya mu kazi ntabyo kuvuga ngo wenda ngo nzava hariya ngo mbanze ngo ngiye kwitoza ngo hanze kuvuga ngo nimba twagufashe tukagutoza gukora electronique ayo mashanyarazi cyangwa se ayo mazi ejo dukubitana uri murambwira ati ese uziko bya bintu nabyigaga nzi ko ari imikino uziko bya bintu birimo umugati uziko ngwino ngwikiraka atavuga ati ngo ngwino tujyane mu kiraka cyangwa se mfite ikirabiraka bibiri tugende yenda ujye gukora kino ndabona kino cya ntafite umwanya abana rwose nk'ubu
hari ubu yabaye umugabo nari narigishije yarampamagaye arambaza arambwira ati ngiye kurongora ndabasa ugiye kurongora kuko naherukaga yari yarize ubwubatsi ndamase ugiye kurongora wabonye akazi wenda ahantu hakazi ati shwi dati bimwe wanyigishije nibyo mba ndi gukora niko kazi nkora mu buzima bwa buri munsi ubu ngubu narafatishije rwose nicyo kintu wenda nararebye ndavuga ati ejo bundi rwose ngena namubereye pare rwose namubereye pare ubu ngubu rwose nari nabyaye barabyaye waramwigishije byose biraba urumva namubereye byose mbese ya papa uwo mwana ubona abizi se ya papa ubu ngubu yabaye umugabo ubu ni umupapa ni nacyo kimutunze kumutunga gusongeraho cyane yego Hasani yego ni byiza cyane kuba uri kutubwira kutugezaho icyo kintu ni iki wabwira abantu bavuga ko kano kazi atari akazi keza cyangwa se atari akazi nyine babona nyine ikajennye cyangwa se basuzugura ni iki wavuga kuri icyo kintu abantu bavuga gutyo mbere na mbere nabanza gutanga inama nk'imwe ushobora kwanga kujya kwivuruguta cyangwa se kujya gushya intoki uri gushaka amafaranga ukazazishya uri muraja buri nkono y'abandi batetse so ubwo rero uri kumva yuko aho ngaho twebwe cyangwa se nkanjye wenda inama nagira abakurikiye ino TV yacu nuko umwana ko akunda ukuza arimo aracokoza ibintu ntukaze ujye umufata umubwira ngo bino ngibi ni iby'abatekinisiye wowe ugomba kuzaba umuganga reka umwana ibyo abyirutse ashaka wabigemo kubera ko biriya bintu birafasha cyane bituma bya bintu umwana bimujya mu maraso ku buryo nubwo wamubyutsa mu nzozi abyuka atekereza bya bintu so ugasanga rero iyo umuhatirije kwiga ubuganga atari bwo bumurimo eske na bya bindi we yashatse gukora akiri umwana ntabishobora n'ubwo buganga nabwo akabujyamo ntabushobore ntibabandi twirirwa tubona ukajya kubona ukabona ngo umuntu wamupfiriyeho cyangwa wenda umuntu yagiye ataka igifu we yagiye kumubaga ukuguru ubwo rero uri kumva yuko ni ugushakira ikibazo ahantu kitari so ubwo rero twebwe inama wenda twatanga mu buryo wenda mu magambo make ni ukureka umwana icyo we yiyumvishijemo akaba ari icyo akurikira biriya bintu birafasha cyane binatuma n'umwana w'umukire ku isoko ry'umurimo ibintu byifashe bite ku isoko ry'umurimo ni sawa cyane kubera ko buriya ibikoresho bya elegitoronike wenda ndi kwibanda kuri elegitoronike cyane kubera ko mwansanze muri atelier elegitoronike wenda nimunansanga ndi gukora amazi cyangwa amashanyarazi yes ubwo nabyo nzababwira ukuntu bimeze ku isoko ry'umurimo ibintu bya elegitoronike ukuntu biba bimeze byo bipfa buri munsi ntago tukiri muri ya monde ya kera ntago mwashoma rwose ntibibaho bana ba data batega bagura amaradiyo ugasanga urakuze uvuye mu rugo urashatse ya raditari neze navutse nyibona ariko no biracyari ya papa n'ibyo ngibyo rero cyari pe cyakira radio bakaraga voilà za nyonga ziriya rero warenda guva mu rugo iyo raditari yagira ikibazo papa wawe ahora ahindura amabuye amwe ya nationale nimba muyibuka simbizi ariko ubu ngubu ho bari umushinwa ikintu tekinoloji uburyo yabigenjeje yaratworohereje cyane yaduhaye akazi kenshi cyane burangiye wanamumpa namukora mu ntoki kubera ko asohora ikintu kuvuga ngo nimba ari umwaka garanti yagihaye ko byagenda kose uwo mwaka niki ugomba kurangira icyo kintu nkuko nahoze mbivuga cyangwa se narindi kubivuga ku isoko ukuntu bimeze usanga nyine ibintu bya kera umuntu yajyaga agura ikintu kikaramba kikamara igihe ariko icyo gihe cyabaga cyamuhenze nk'ubu mbere wasangaga nk'umuntu ufite nka telefoni ugasanga telefoni ino ngiyo twita butushi itarengeje 15,000 inshyashya n'izi 10,000 inshyashya zibaho iriya yaguraga nk'ibihumbi nk'J150 cyangwa se 200 urumva yuko byabaga bigoye kuyigondera
noneho n'ukuntu muzi ko amafaranga kera yaragoye kubika amafaranga kugeza muri ayo ngayo. So ubwo rero ngiye mbona yuko nta n'ikibazo kirimo nimba nguze telefone nkayimarana umwaka kandi zira wenda narazimaranaga imyaka wenda nk'itandatu ariko narayiguze 200,000 kandi 200 ya kiragiye ni nk'ibihumbi 500 cyangwa se 600 y'iki gihe. Ubwo rero uri kumva yuko ntago twaveho umushinwa tuvuga ngo wenda ngo yatuzaniye systeme ngo y'ibintu ngo bipfa vuba. Birahendutse kandi wenda bikamara nk'uwo mwaka. Yes. Kandi no yazanye hari n'abandi bahanga bo kuba wenda hari icyo babikoraho ugakomeza ntutagiye kugusa. Kera wasangaga nko mu ntara ikintu cyarapfaga ukajya kubona ukabona bacyohereje Kigali cyabananira bakacyuriza indege kikazajya gukorerwa i Burayi. Ari reparation cyangwa bakajugunya. Ariko ubu ngubu rwose isi ahigeze niyo mpamvu twebwe twaguye akazi cyangwa twaguye imikorere ari nako tunakoresha n'abahanga benshi bagiye batandukanye. Ni iki kintu nubuye butumwa watanga cyangwa se ni igiki wavuga kuri ibi bintu cyangwa wasaba abo mu rwego rwo hejuru kugira ngo ibikorwa byacu cyangwa akazi kanyu mukora kabashe kuba kagomeza kagatera imbere cyangwa kakajya mu rundi rwego? Okay, wenda icyo nasaba muri rusange wenda twavuga ati leta idutera inkunga kwa kurabona nimba dufite irishami riri hano Gikondo CGM tuba dukeneye no kwagura tukajya mu ntara tukajya ahantu hose hitwa ngo hafatika tuhafite n'amashami ari nako tugenda tunatoza n'abantu benshi no mirimo bakagenda bayimenya mu buryo bugiye butandukanye. So ubwo rero twebwe ubwo ibyo byose ntago tuzagenda ngo tubigereho gutyo gusa nta bushobozi byadusabye. Urumva rero ko bizadusaba ubushobozi, bidusaba ayo mafaranga, bidusabe n'ibindi bikoresho bigiye bigezweho umunyeshuri yakwigiraho kandi agafata vuba ku buryo mbese nawe yagira icyo yimarira kandi mu buryo bwihuse. Apana bya bindi byo kuvuga ngo araje arize arategereje ngo hari igikoresho kitari cyaza wenda uzigiraho ibintu nk'ibyo ngibyo. So niyo mpamvu rero twe wenda icyo dusaba leta nitugane iturebe tuba duhari dushoboye cyane. Bikumva tuba duhari dushoboye kandi ibintu byacu dukora bisobanutse. Niyo mpamvu rero twavuga duti bikibanda cyane ngo ku bantu ngo bo mu mujyi ngo sinzi ngo harango mu mujyi za downtown za hehe kwa ko ngiye aka kanya hari abantu bo mu mujyi za ku iposta za hehe harahe hose bakora ibintu bigendanye na electronique banzanira ibintu byabo nkabakorera bakwitabaza. Banyitabaza mu bintu byose kubera iki nge nanze kuva hano ngaha ngo nge hariya kugira ngo nino karitsiye nyizamure. Nimbona yazamutse nibwo wenda nzavuga ngo wenda reka nze nge n'ahandi. Ariko muri make ndashaka ubutekinisiye muri Gikondo bukura kandi bugezweho mu buryo bugaragara kandi bw'abantu bigishijwe n'abantu babyize. Yego murakoze. Hasani dusoza turagira ngo mbere na mbere tugushimire ko waduhaye umwanya. Ni igiki wumva wo ku giti cyawe nube butumwa watanga ku rubyiruko cyangwa se ku bandi bantu runaka? Nakoze butumwa natanga wenda ku rugero nko ku rubyiruko mbere na mbere no gukura amaboko mu mifuka bagakora bakitinyuka. Kubera ko naje gusanga ikintu kigendanye no kuvuga ngo ngiye nitinye ntacyo byakugezaho. Uko witinya cyane ni nako ujya kuvumba ugasanga nko kubasoma agacupa ugasanga n'ubundi agiye kureka mu kabari agiye gutega akaboko ati wanguriye wenda no kubatanywa n'ako gacupa wenda akabanywa n'iyo fanta nawe yajya gusabiriza. So ubwo rero ukumva yuko ibyo byose mu rwego rwo kurwana nabyo nagira inama urubyiruko cyangwa se n'undi uwo ari wese ukurikiye ino TV yuko we yatinyuka
yijene ngo avuge ngo kano kazi ngo ni kabi ngo ni kabi ibintu nk'ibyo nazahitemo harimo electronique harimo amashanyarazi harimo amazi naze ahitemo ibyo yumva yajya kubera ko ibyo byose twebwe umuntu ashobora kumbaza ngo iyo myaka ngo maze aho hantu ubundi akazi kamazemo imyaka ingahe kamazemo imyaka irenga 15 rero muri iyo myaka 15 nkuko nababwiye ngo narashatse ndubaka kandi ariko kazi mbi wanjye sinkodesha ubu cyitwa ubukode sinzi cyane kandi ba muri Kigali kandi mba muri Kigali rwose kandi nako kazi wakoraga naka kazi na wundi muterankunga ngo mfite ngo wameneyemo amafaranga ahubwo mind zanjye nizo zanzamuwe so ubwo rero nawe udukurikiye kuri ino TV hari icyo kwitinyuka byakugezaho ibyo utekereza ntiwumve yuko ngo ni ibyabo kwa kanaka ngo ni iby'abandi bashoboye cyangwa se ibintu nk'ibyo nawe nkuko byashobokeye abandi nawe byagushobokera nta mwana kuvuga ngo nta mwana uca inyuma y'inda niko njye numva babivuga mu Kinyarwanda cyangwa uvuka inyuma y'inda twese turi bamwe nk'uko uriya ashoboye kiriya nawe wagishobora nta muntu n'umwe watorewe kuba yashobora ikintu undi ntagishobore ubwo ahubwo itandukaniro rizamo trying cyangwa uburyo tugenda tubigerageza nibwo buryo butuma tugera ku ntego runaka twebwe twifuza. Murakoze. Reka tugushimire rero wowe wari udukurikiye turi muri Netwebwe Studio hasigaye ubu ngo ari muri Epesa Limited kwa Hassan izo ese nta kandi zina ufite wenda abantu bakuzeho muri ikaritsiye ya Gikondo ukorera papa ubu ngo uretse engineer kwako mbere tugitangira niyo titre ya engineer twayigira twagombye kujya kuyishaka mu kigo bita ngo Tumba College of Technology gisora aba engineer bakaze cyane nicyo twizemo nkuko mubibona dore inyuma yanjye hari ni sarubeti yabo ubu ngubu cyarahindutse cyabaye ngo IPRC Tumba ariko mbere ngiye nakizemo cyitwa Tumba College of Technology gisora rwose aba engineer barenze aba muri IT muri electronique naho niho iziraho mu mujyi Eric Tech nibyo njya numva ariko buriya ashobora kuba yarahize ntiyaharangiza ko akabaharangije bose ngiye mba yego ni byiza cyane kandi Hassan courage ubutumwa utanze ni bwiza turacyari kumwe burya iyo umuntu mwakoranye kuva 2017 mukaba mugihura mukabonana mukaganira nta kibazo kirimo ni byiza cyane kandi biranashimisha ubutumwa utanze ni ubutumwa bwumvikana kandi ugomba kugera kure yego reka tugushimire cyane murakoze cyane.